bavandimwe rero banyarwandakazi, abatuye mu mfuruka y'isi, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afurika, mu mfuruka y'isi, banyita Kabananga TV. Dufite channel zikomeye, dufite Hamza TV na Kabananga TV. Ubu rero ibintu bihinduye isura. Gute? Bati ibintu bihinduye isura gute rero? Igikombe APR ntago iragitwara. Nayo nagitanze ariko Meya Budara yambwe ati nk'umunyamupira ntuvuye ko igikombe wagitanze. Ntago wagitanze se? Oya nisubiyeho. Wisubiyeho gute se? Kubera ko urabona APR yaturusha amanota 9. Noneho ifite umukino tuzabona yo ku itariki 2 ejo bundi. Ifite umukino ugomba guhura na Mukura. Ifite umukino ugomba guhura na ETSR. Ifite umukino ugomba guhura na AS Kigali. Ubu nako igikombe nyigitanze. Tagitangase. Nisubiyeho. Nari navuze nayo umupositive unsabye imbabazi Meya Budara. Nari nagitanze mbese niburi ikizere. Niburi ikizere. Ariko ubu tuvugana ikizere ndakigaruye. Kigaruye gute sigama? Kigaruye gute? Kigaruye gute kandi rese? Tuvugana mbutse Igisenyi. Igisenyi se ngiye gutegura match ya Respo na Rutsiro. Respo sira kina gihari. Ejo muri ku cyumweru. Ku cyumweru. Uzigiye ku gatatu. Kare. Ngiye gutegura imisi. Kubugiye kare. Ahubwo tubonereho gushimira boss Hirizi Coffee. Ya telefone burya yemewe ja. Yambwiye ati uzamutegizenyi aho kuryama naho kurara hose harahari no gutembera kuri tamutamu urabyemerewe na ya telefone yawe irahari irateguye. Ya phone 14. Wa mukire none wanyawe. Wa mukire burya bari siriya. Twabwire ko rero bafite abakobwa beza bakira abantu. Dufite rero abakobwa beza bazi kusavinga. Dufite Heroes Coffee, dufite ikawa, dufite massage na sauna. N'imyaka iteguye neza. Dufite ibyo kurya by'amoko ageze kuri 30. Dufite apartment. Dufite sauna na massage. Agapusini keza kodera. Dufite buri kimwe cyose. Bayita restaurant Heroes Coffee. Heroes Coffee. Yeah. Na boss turamushuje kabisa. Imana imurebera icyoroshye. Aha avana atugirira neza Imana igimu kubinshoje yengejana. No sikamana muri bisi. Dushime rero bavandimwe. Impamvu mujya mubona mbyukira ku nzoga suko ariko nkunda inzoga nago nabaswa n'inzoga nuko iyi kipe yitwa Sikoro cyangwa si company yitwa Sikoro niyo idutunze. Niyo iduha ikibuga cyo gukiniraho, niyo iduhembera abakinyi, niyo idufasha runini. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kuyamamaza. Uwo mu mwanya ngiye kuyikubita hano mu mutwe. Ngiye kwandikamo ya mirongo Respo na Sikoro. Uko niyo idutunze. Nibatunze. Abantu bari bakajya babona nyamamaza buri munsi. Ariko se ngo kukingo kamana ngango udahembwa ngo na Sikoro yabute. Ibyo dukorera nimbihembye abakinyi 32. Ni ngiye yahembye. Ntacyo nayiveba. Ni inzoga nziza tirangova. Iyo nayinyweye nipima diabete nsanga ibyo byose biri ku murongo. Mbese uheruka kwipima diabete kamana? Nubundi ipimye nsanga afite 120 ni normal. Ariko rero uzagabanya inzoga ko inzoga zituma izamuka. Kerekiza ikeka nkweburarigwa. Ariko amahirwe nuko uzi kwipima uripima niyo mahirwe. Ufite imashini. Hano sikamana kintu watangariza bakunzi ba Sport muri iyi minsi utangiye muri gitondo uravuze ati Sport imeze neza gikomeye nagwakire kura kaho maze iminsi mukubitwa na Liverpool yakubiswe na Paris Saint-Germain, Barcelona yikubita Atletico Madrid, byose mu mupira w'amaguru bibaho. Umupira ne eba ni uridunda tu. Sport kwara ari kuyerera kira gikombe. Rero Amuza TV dufite imikino 7 na amanota 21. APR ku manota iturusha 9. Tuyitsinzemo ikanganya kabiri bya birangiye. Nuvuga ngo umupira ni filimbi ya nyuma. Ni filimbi ya nyuma rwose. Kama nibyo Meya Budara yambwiraga ati nguru umusportif twemera uruvuga ko igikombe twakirekuye gute. Ni ukuvuga ngo rero dusuje umunyamupira cyane twemera cyane. Ubu nibo bamwita Ito Mupenzi. Umunyamupira twemera cyane ubifite ubushobozi. Ariko buriya Ito office nakandusha by'umupira. Ariko burya ku mupira ndamutinya. Ku mupira mutinya. Burya bacumugana munyarwanda ngo n'umusaza atinya nyine. Umusaza Ito office yaratwanzirije. Ito office wamwitwayeho nabi se. Reba ngo bamaye pirave y'inzu. Uziko burya. Bazaguta waswara mwitwayeho nabi. Yo ngo yakanu uvuga nabi. None ejo bundi mu kwa 12 zuwaruze ko mudufaranga 100,000. Nukuvuga ngo
head office ya sinzi umuntu wamuniranyije. None se reka nkwereke ya Muza TV. Ntabwo uzi ko Nyamabondo yaduteranyije na TV. Asena na makuru ye mwana. Ariko se kuko guzarya Imana nk'ubu Nyamabondo duteranyije na Burundi koko. Ariko nana rero twumva uri dogiteri muri Canada Montreal no kuvuga ngo umuntu akaduteranya. Kuteranya umuntu ntabwo ari byiza. Ese buriya Dube we yatwangiye. Dube no mubeye. Ese buriya Pazo Portugal. We yatwangiye. Pazo turamushuje ariko bararye yasubiza amaso inyuma akabona yuko akabona ko tumukunda. Gasore muri Arizona. Not mu Budage. Tugomba kumusuhuza. Jacques mu Bufaransa. Jacques bose twasuhuza abantu batwaye ikigo komanda. Yaramabidiri. Ubwo abantu badukoye amaboko kugira Imana. Kuzuba twangiye icyo kakanya ko. Nago kamana ariko rero impamvu bakwanze bavuga yuko ibagwa amafaranga yajyana mu bagore usiga ufite umugore winjiye niyo mpamvu njemero kabagura muza babata amafaranga bagwa yose yajyana mu bagore niyo mpamvu ukunda kubomora niyo mpamvu urano ndabyumvanye ukunda kubomora tuboneye gusuza mu YouTubers ukomeye cyane wita wanzovu sister wanzovu ni inshuti yacu umwana w'Inyanza ari ya ku mayaga tuboneyo gusuhuza aba YouTubers bose barimo ba Vanessa Inspire abanyamabondo barimo ba Kyote yagwahisha barimo ba Mupagasi Nyamitanga bose na bafisi banyatanga barimo bafisi bose bafisi Nyamunini dusuje aba YouTubers bose nanda y'umujinya nubwo batwimye akazi muri iminsi nta kibazo ariko turabasuhuje nose kamana ubundi iranga muntu shyashya ugize wifotoza n'abana ba 12 ntabwo ndifotoza nise utarifotoza uri mu gihugu cya papa nabuze umwanya ariko ngo bunyuma bazaduca amafaranga abantu batifotoza ugiye kwifotoza n'abana ba 12 uzabajyana abana bo barabafotoye niyo utarifotoza niyo utarifotoza abana barabajyanye ugomba kujya kwifotoza nawe rero kuri umunyarwanda mwana ariko ngo babaye bagiye ngo mu ntara bagiye mu ntara nese kamana umukobwa wawe wa mukobwa wawe bimeze bite kwa mwagiye kurongorwa n'umuzungu ngiye kurongorwa n'umuzungu yamuvuyeho ngo agiye kurongorwa n'umunyakinye umukobwa rega ni mwiza arababinga umugore nimba zanyiza nako umukobwa nimba zanyiza yambeshye ko ari umuzungu none birangiye ngo agiye kurongorwa n'umunyakinye ari undi mugabo yanyeretse nawe w'umusitari twabyaye muto by'ababayikazi mbese nayo umuntu uzamurongoro wawe kandi niwe negerejeho ko azancungura azagucungura umukobwa wawe none ze nzamenya umuzamurongora azava hehe nese nagarakwereka umukwe wapi nese urambwira ngo yakundanye n'uyu ngo agize gute mbese yarancagaragishije ahubwo zashuka kuzanira umwana ngiye yarancagaragishije azakuzana umwana utazi ariko nibyo nakwishimira ibyo nakwishimira kuko burya aho kugira ngo ambeshye niyo bamuterura yakazana umwana reba kuba ufite abana 16 nkaba ngiye gupfa nta mwuzukuru najyana kuri botike ngo mugure irindazi nako nakababaro nk'akandi agahinda gakomeye ni depression akamaranga none usezera abantu bakurikiye Muza TV show n'abashikariza gukora shari na comedy abanyarwanda kazi nomero zacu ni 0722555861 bariye ku mazina yitwa Manishima Isaac TK Kabananga TV TK Muza TV dusujije abari Burayi abari muri Afrika ibiganiro byacu nakagaruka dusujije babagore b'inshuti zanjye ntago bakitwa indangamirwa nibakitwa n'indayi naga indayi na ndayi babita bashiki bacu nukuvuga ngo nabihimbiye akazi bihimbiye akazi kugira babeho nabihimbiye akazi ariko se mu Rwanda biremewe ubundi gukora akazi nka kari hari umuntu wari wavuze ngo nabadandaza amagana n'abandi bye ntabwo byemewe nabihimbiye akazi mu rwego rwo kubaho yego ariko turabasuhuje memboneho no kubwira abanyarwanda yuko atari indangamirwa uramutse ubabwiye ngo ni indangamirwa wabututse itorero ry'igihugu kandi gutuka itorero ry'igihugu ni nko gutuka itegeko nshinga wafungwa hari Dogita Murangira n'umuti wanjye nawe arahari abaregeye ndamukunda arabona umutsaperi ndamukunda twirinde rero imvugo mbi muri iki gihe dufite turangije cyo kwibuka ariko tukaba dufite indi minsi 100 yo kugira ngo tugumye twibuke tuzakomeza twibuka reka ni ukuvuga ngo imvugo ihembera
ibintu by'amacakubiri ntabwo tuyikeneye, ingengabitekerezo tuyirinde, tube mu gihugu cyacu Imana yaduhaye, iyi niyo Kanani yacu dufite, imvugo mbi tuzirinde, abana bo mu rubyiruko, abasheshe akanguhe, abakecuru, mwere kubiba inzangano mu bana mubigisha ingengabitekerezo, ibyo bintu tubireke tubyirinde. Nibyo tumaze iminsi dukangurira abantu. Ni ukuvuga ngo n'ubundi uzapfa, amuza nureba unapfa nta n'umuzana kwibuka, nanjye nzapfa, ariko wifata umwana w'uruhinja ngo umuroge ingengabitekerezo, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Tugomba kubyirinda tukanabigisha batabizi, ubyirinda ukaba mu gihugu cyawe tukabana neza. Ubuse ntabwo abantu bafunguwe, bishe abandi ntibafunguwe, kandi ntibababariwe se, nese urabiba inzangano ngo bigende bite? Ntabwo tubishaka. Ubwo rero banyarwandakazi, tuboneyeho kubabwiza ukuri yuko tugomba kwirinda tukabana n'abantu bose amahoro. So ni ukuvuga ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka, aho tuzajya tuvuga nabi muzajya mutugira inama, mukore share, subscribe, commentaire, mutange ibitekerezo.